abantu bagiye bakora amateka atazibagirana, iteka n'iteka abantu bagahora bayibuka bitewe n'ibyabarengaga. Abayobozi bake basize amateka ya Afurika nka Muammar Gaddafi yagiye ku buyobozi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda hari ugukuraho ubutegetsi bwa cyami bwa Libya. Muammar Gaddafi yayoboye igihugu cya Libya mu gihe kingana n'imyaka 40. Mu gihe cy'ubuyobozi bwa Muammar Gaddafi yashakaga yuko Afurika igomba kwigenga ku bihugu bikomeye by'Uburayi no muri Amerika. Muammar Gaddafi yari umwe mu bayobozi bashyigikiye igitekerezo cyo kugira Afurika imwe, agashyigikira cyane African Union. Amagambo yagiye akunda kuvugwa mu itangazamakuru ritandukanye, nimba United Nation ikunda Afurika kurusha njye ni mubareke banyice, umaze murebe uko basubiza Afurika mu bucakara. Ayo magambo yakomeze gukwirakwizwa nyuma y'urupfu rwe nyuma ya 2011 bw'ingabo za NATO zagiraga uruhare mu ntambara zo gukuraho ubutegetsi bwe. Nyuma y'urupfu rwa Gaddafi, igihugu cya Libya cyinjiye mu bibazo by'intambara imbere mu gihugu. Abantu benshi batangiye kwibaza amagambo Gaddafi yari yaravuze. Ibyo Muammar Gaddafi yari yaravuze byari bimeze nk'ubuhanuzi, ariko abantu bamwe ntabwo babyumvaga nk'ukuri, bamufataga nk'umuyobozi w'umugome. Ariko nyuma yaho Libya yahuye n'ibibazo bikomeye cyane ku bijyanye n'ubukungu, umutekano mukeya, ubucakara bw'abantu n'icuruzwa ry'abantu. Uyu munsi izina rya Muammar Gaddafi riracyari mu mitwe y'abantu benshi. Abasesenguzi benshi bavuga yuko we wenyine Muammar Gaddafi yashakaga ko Afurika ibe y'Abanyafurika. Bamwe bavugaga yuko yashakaga inyungu ku giti cye, ariko Muammar Gaddafi niwe wagwaniraga inyungu za Afurika, naho abandi bakamufata nk'umutegetsi w'igitugu. Muammar Gaddafi ni umuyobozi umwe rukumbi wabayeho muri Afurika, wahinduye Afurika mu buryo bugaragara. Ariko nyuma y'urupfu rwe Afurika yatangiye guhura n'ibyago bikomeye. Nyuma y'iyicwa rye mu mwaka wa 2011, urupfu rwa Muammar Gaddafi rwabaye ibyago ku bene igihugu ba Libya, batangiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. N'igihugu cyari gikomeye ku butegetsi bwa Muammar Gaddafi. Umuturage wese ntiyabashaga guhura n'ibibazo by'ubukene, ubuvuzi n'ibindi byose akenera mu buzima bwa buri munsi. Ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi bwatumaga abanyeshuri biga neza, ariko amahanga ntiyigeze yemera yuko ubuyobozi bwa Muammar Gaddafi bukomeza. Mu magambo yakomeye yagize ati, Muammar Gaddafi yahoze ari umuyobozi wa Libya, yavuze yuko umuryango w'abibumbye n'amahanga utazigera ukorera Afurika. Mu magambo ye yagize ati, nimba wumva umuryango w'abibumbye ukunda Afurika kurusha njye, urekeraho kunyica, urebe uko bazasubiza Afurika mu bucuruzi bw'abacakara. Ayo magambo Muammar Gaddafi wahoze ari perezida wa Libya abantu benshi bayibajijeho. Nyuma yo kwicwa mu mwaka wa 2011, Libya yatangiye guhinduka indiri y'amabandi. Abatavugaga rumwe n'ubutegetsi batangira kuyinjiramo, batangira kugaba ibitero ku baturage. Abenshi bava mu byabo baba bahunze mu bindi bihugu bitewe n'umutekano muke wari uhari. Ibyo bintu byabaye kwitwa rya Gaddafi byatangiye gutuma Libya icikamo ibice bitandukanye. Mu magambo ye ati, umuryango w'abibumbye ntabwo ukunda Afurika, ahubwo ubushaka inyungu muri Afurika. Mu magambo ye ati, ntuzigere utekereza ko bazagukunda kuko uri umunyafurika, bakureka urukundo kuko bashaka kugukuraho inyungu. Tuberetse yuko ari ibyo ushaka kubaka kugira ngo igihugu cyawe kizamuke. Atangira kugushinja ibyaha bikomeye. Umuyobozi uyobora abandi ku gitugu, umuyobozi utavuga rumwe n'abaturage, agashaka ikosa iryo ari ryo ryose kugira ngo bagushyire hasi, kubonamo nk'ikibi bitewe yuko ubushaka kuzamura igihugu cyawe. Muammar Gaddafi bamwitaga umugome karundura, ariko nubwo bamwitaga umugome yashakaga inyungu za Afurika yose. Umuryango wa NATO watangiye kumugendaho, bamushinja ibyaha by'inyokomuntu, kwica abaturage, ubuyobozi butaziguye. Yangira amahanga amushyizeho ibyaha, aricwa. Kwicwa kwa Muammar Gaddafi byavugishije abantu benshi, aho hari mu mwaka wa 2011. Nyuma y'iyicwa rya Gaddafi, Afurika yatangiye kwibasirwa n'ubukoloni bushya. Abaturage benshi ba Libya batangiye guhunga igihugu cyabo, abandi bagurishwa nk'abacakara mu bindi bihugu. Cyari igihugu cya paradizo tangira kuba akajagari k'umutekano mukeya. Iyicwa rya Muammar Gaddafi ryashekeshe Libya ku buryo bugaragara. Imitungo ye hafi ya yose yarafatiriwe, ifatwa n'amahanga. Abaturage bahura n'ubukene bukomeye. Igurishwa ry'abantu muri Libya ririyongera n'ihohoterwa. Muammar Gaddafi yarazi gukoresha amafaranga ya peteroli mu nyungu za Afurika. Yubaka inganda, yubaka amashuri, anubaka ibitaro. Muammar Gaddafi yifuzaga Afurika ihuriweho, yashakaga Afurika y'Abanyafurika idahuriweho n'ibindi bihugu by'amahanga. Igihugu cya Libya cyahuye n'ubukene n'intambara, n'ingabo za NATO zashegeshe igihugu. Haba amahano akomeye, abimukira baragurishwa n'abene igihugu. Icyo gihe umuryango w'abibumbye ntiwigeze urengera abaturage ku buryo bufatika, yashyizeho ibihano byoroheje kubashyigikiye ibyo bitero. Gaddafi yashakaga yuko Afurika igomba kwigenga, kubaka ubushobozi bwayo no gutemera ubufasha butandukanye n'inyungu z'abaturage. Ibyo nibyo Muammar Gaddafi yifurizaga Afurika. Igisi yose yibazaga kubirebana n'ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi. Ari amagambo yihishe inyuma y'amabanga y'amateka. Afurika yahindutse akajagari k'intambara zitandukanye, ibihano bikomeye bigafatirwa Afurika. Amahanga akajya ku bindi bihugu akabikuraho ubutegetsi uko bishakiye bitewe n'inyungu zabo. Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho umuyobozi wa Venezuela, Nicolas Maduro wa Venezuela. Ibyo ngibyo byatumye amahanga menshi yibaza ibintu byatangaje isi.
Niba bakunze ibiganiro byacu ntugende udakoze subscribe, ni kuri Kivu Media 2 TV. Ndabakunda cyane.